nitwa Divine turi hano muri studio za Uwezo kwigira bakumva. Mwakoze cyane, nitwa Mukampagazi Esther, abandi urubyiruko rufite ubumuga bw'ubugufi bukabije. Yego, nkuko mubyumva rero Esther ni umwe mu rubyiruko rwo mu Rwanda rufite ubumuga kandi rufite icyo rwigejejeho. Turashaka atubwire muri make iyo bavuze ubumuga ese we abwumva ate ku ruhare rwe, ndetse atubwire n'icyo ashobora kuba yarageze, nk'uko avuga ko urubyiruko rwo mu Rwanda rufite ubumuga rufite icyo rwigejejeho. Mwakoze cyane, uko nabivuze ndi urubyiruko rufite ubumuga bw'ubugufi bukabije, nubwo bamwe na bamwe muri sosiyete batemera yuko umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije aba afite ubumuga, bakumva ko ari ibisanzwe, ariko nabwo ni icyiciro cy'ubumuga. Hanyuma rero mu busanzwe ngewe nk'uko nabivuze, ubumuga muri rusange ni igihe uba ufite rumwe mu ngingo rudakora neza cyangwa se waratakaje urwo rugingo, nicyo gihe bavuga yuko ufite ubumuga. Cyangwa se igihe uhuye na environment ikaba yakubuza kugera ku cyo ushaka kugeraho, ikakubera nka bariyeri cyangwa se ikakubroka kugira ngo utagera ku cyo washakaga kugeraho, icyo nicyo gihe bashaka kuvuga yuko ufite ubumuga. Ndaguha nk'urugero, ushobora kujya kwinjira mu nyubako ukoresha kariya kagare k'abafite ubumuga, hanyuma icyo gihe nimba ugeze aho ngaho kuri ayo ma esikariye ntubashe kwinjira hahandi, ihuye na obstacle ituma utabasha kugera hahandi. Ariko ntekereza yuko icyo gihe iyo ayo ma esikariye abaye atariho, ukaba wabasha kugera aho ushaka kugera, ukagera kuri serivisi iyo ari yo yose, ubumuga busa nkaho buhindutse nkaho nta kintu bukubwiye imbere yawe. Hanyuma rero umuntu ufite ubumuga muri rusange nawe arashoboye, yaba yabasha gukora akagira icyo ageraho, nubwo sosiyete itabyemera, kuko sosiyete bavuga yuko iyo umuntu ufite ubumuga agize ikintu akora, bavuga yuko bagifata nk'ikintu kidasanzwe, bakumva ko ari igitangaza. Ariko mu by'ukuri ku muntu ufite ubumuga afite ubushobozi bwo mu mutwe ndetse n'ubushobozi bw'ingingo, abasha gukora akaba yakwiteza imbere. Ngewe rero narangije kwiga icyiciro cya kabiri cya kaminuza, ubu ngubu ndimo ndakora akazi, mfite akazi nta kibazo, mbasha kwiha buri kimwe cyose nkeneye, nkabasha kwiteza imbere muri rusange. Yego, nk'uko mubizi rero mu buzima ntihajya habura imbogamizi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese ko buri muntu ku ruhare rwe agira imbogamizi ahura nazo mu mikorere ya buri munsi, mwebwe nk'abantu bafite ubumuga ni izihe mbogamizi muhura nazo, haba muri sosiyete nyarwanda cyangwa se n'ahandi hose cyangwa mu miryango, mukaba muvuga ngo izi ni imbogamizi duhura nazo ku buryo nshaka gukora ikintu runaka ntakigeraho? Yego, imbogamizi zo zirahari, ni nyinshi, yaba mu miryango duturukamo, muri sosiyete dutuyemo, ndetse n'aho tugenda hose hatandukanye. Reka cyane cyane nibande kuri iki gihe turimo cya coronavirus. Hariho imbogamizi nyinshi cyane. Nk'urugero, nimba baragiye bashyiraho aho abantu bakandagira bagakaraba, cyangwa se amariba bajya gukarabiraho kugira ngo babashe kwirinda iryo kwirakwizwa rya coronavirus, ngewe nahagira ngasanga robine ari ndende ntabasha kuyishyikira, aho ngaho urumva ko haba hariho imbogamizi, nkaba nasubira inyuma, cyangwa se nimba hari n'uwo nari nakozeho ugasanga wenda ntago nigira isuku muri rusange. Iyo ni imwe mu mbogamizi ziriho. Ikindi, nkurikije ubumuga mfite, nshobora kujya kurira moto bikaba ngombwa ko mfata ku mumotari, kandi ntago nzi ngo bamukozeho bangana iki. Aho ngaho rero nazo ni izindi mbogamizi ngenda mpuriramo nazo muri rusange. Hanyuma wenda ikindi ni uko ushobora kujya kuganira n'umwana cyangwa se urundi rubyiruko bafite ubumuga, rimwe na rimwe ugasanga bafite ibibazo byinshi bitandukanye bagenda bahura nabyo muri sosiyete bitewe n'ubumuga bafite. Ndaguha urugero, ugasanga yenda nk'umwana ashobora kugirirwa nk'ihohoterwa, ariko akaba yabura ukuntu abitangaza kubera ko wenda afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, atari buze kubasha gutanga message cyangwa se kugaragaza ikibazo afite. Yego, nkurikije ibibazo muhura nabyo wenda nko muri iki gihe cya corona virusi, turabizi ko ni icyorezo kimaze gusakara hafi isi yose, abantu bose bafite imbogamizi nyinshi bitewe n'iki cyorezo cya corona. Urumva n'abantu bafite ubumuga bahura n'ibibazo byinshi nk'uko bitubwiye. Ndagira ngo nkubaze Esther, nk'umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije ukaba uhura n'ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kuri kandagira ukarabe, ese icyo kibazo iyo ukigize nko muri ako kanya cyangwa se mu masaha akurikiraho, ese ubigenza ute kugira ngo cya kibazo cyawe kibashe gukemuka cyangwa se amazi ubashe kuyakaraba muri ako kanya?
iyo bigeze aho ngaho nimba ari ahantu njya gufatira serivisi n'urugero nko muri gare nkaba nimba ngiye naragezeho bwa mbere nkabona ko ari ikibazo nkaba narinjiye ntakarabye cyangwa se njyewe ubwanjye mbasha gutera intambwe nkajya kwikorera ubuvugizi nkajya kureba muri rwa rubyiruko rushinzwe baba volontaire nkababwire se ko hariya ntabasha gushyikirayo ngo njye gukaraba biri buze kugenda biti bakaba bamfasha wenda bakambwira ngo dufite hand sanitizer mu ntoki reka tugutize cyangwa se tuguheho ubashe gukaraba kugira ngo ikibazo cyawe kibashe gukemuka ariko kuko still robine iracyari ndende ntago nabasha kuyigeraho ubwo ndihangana nkakoresha iyo hand sanitizer nkakomeza urugendo. Urumva Esther ko nubwo afite ubumuga bw'ubugufi bukabije ari umwe mu rubyiruko rushobora kwivugira cyangwa se rushobora kwikorera ibikorwa runaka atitaye ku bumuga afite cyangwa se nuko ameze nuko afatwa muri sosiyete. Ese wagira iyihe nama rumwe mu rubyiruko rukiri mu nzu rukiri hahandi hihishe bashobora kuba ku ruhare rwabo batekereza ko nta kintu bashobora kwigezaho, bashobora kuba batekereza ko ibintu byose bagomba kubavugira ndetse bagomba kubakorera n'ibintu byose, wabagiriye inama? Inama nabagira ni uko babanza kwitinyuka bakiyumvamo ko bashoboye bagatinyuka, bamara gutinyuka bagatera intambwe bakegera ku bafite aho bageze cyangwa se ku babashije kwitinyuka bakababwira inzira baciyemo kandi barangiza bakagana ishuri. Burangiye umuntu wese mubwira kugana ishuri nubwo wagera ku ishuri ugahura n'imbogamizi nyinshi zitandukanye, ariko iyo ubashije kwihangana ukarwana nazo byange bikunda ugira ngo ukagira ahantu heza kandi hashimishije. Icya mbere rero ni bitinyuke, icya kabiri batera intambwe babashe kwikorera ubuvugizi kuko nibativugira ntawe uzabavugira, ninabavugira nzavugira babandi duturanye babandi nzi cyane ariko hirya no hino mu gihugu ntaragera ntabwo nzabasha kugira ngo njye kubavugira. Icyiza rero nabasaba nuko babasha kumenya ubwabo bakamenya abo bari bo bakamenya icyo bakeneye hanyuma bagatera intambwe bakikorera ubuvugizi. Yego, murakoze cyane rero Esther. Murumva ko nk'urubyiruko rufite ubumuga hari icyo bashoboye kandi hari icyo mwakikorera. Wowe uri aho ngaho uzi ko ugitekereza ko abantu bose bashobora kuvugira cyangwa se ikintu cyose ushaka kugeraho ugomba kubwira mugenzi wawe runaka ngo abigukorere, nawe wabyikorera kandi wabishobora nk'uko Esther mubyumvisha bikora. Turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe. Yari Divine kuri studio za Uwezo. Murakoze cyane.